Martini nawe yari umupasitoro nawe yaratabarutse. Hari n'undi witwa Mbarushimana Andrea uwo nawe yaratabarutse. Hari abandi nabo bakiri muri ubu buzima witwa Hategekimana Isayi, Munyankindi Ezekiel, Remesha Simeon, Nsabayesu Aimable, ndetse n'umubyeyi wiyoboye uyu munsi Mukabuzizi Kasirida. Nanjye ubwanjye nigeze ngira igihe kitari gitoya cyo kuyobora iyo korari, kandi mu bihe byose twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Inganzo ya Korali Betania irashimwa cyane n'ababanye nayo mu gihe cyo hambere, abayobozi b'itorero ADEPR ndetse naho yagiye ivuga ubutumwa. Icyo twabonye gishya nuko Korali Betania ntiyigeze ita inganzo yayo, inganzo yo kuririmba umuntu azirikana kuba aririmbira. Betania turayishimira cyane kuko yakomeje umuco wa Gipantekote, kuko indirimbo zabo ni indirimbo nziza zituje zifite ubutumwa bwuzuye kandi zishorewe n'Umwuka Wera. Tumaze gusohokana kenshi tujyana mu Rwanda ndetse no mu mahanga cyane cyane i Burundi, barabashima turabashima, nanjye ku giti cyanjye ndabashimye. Ntabwo baririmba nk'abaririmbyi b'igihe cya none bigezweho bitera hejuru basakuza gusa, ahubwo bari mu kuririmba bohereza ubutumwa bushorewe n'Umwuka Wera kugira ngo bukore ku mitima y'abantu, abantu batari ahana bihane kandi abihannye bakomezwe n'izo ndirimbo. Mu myaka Korali Betania imaze guhimba indirimbo zitari nkeya. Indirimbo ya mbere bashobora kuvuga twaririmbaga ngo Pendo la Mungu ni kubwa, ni urukundo rw'Imana. Ndabona ari nayo twagize numero ya mbere mu gakiza. Iyo ni byo urukundo rw'Imana, kandi nta jambo nyine, mbese amagambo yose twagiye twakira yagiye adufasha nyine mu by'Imana. Rya jambo rivuga iby'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni rwo twuririyeho muri ibyo bintu byose, ni nacyo cyatumye iriya ndirimbo numva nashima yuko twayishyira mu ndirimbo za mbere. Iyo ni indirimbo nashobora kuvuga, sinzi niba navuga ko iruta izindi zose, ariko indi ku mutima cyane. Yendo
nanijwe n'ibigeragezo byo mu isi ibibazo by'isi bimburiye wari byinshi by'umubiri nawe ugasha kuko wananiza ubwo mpura n'amajwi aza kunyishebesha none shuka binanije umutima wanjye numbe hafi Yesu numbe hafi kuko nanijwe n'ibigeragezo byo mu isi ibibazo by'isi bimburiye wari byinshi by'umubiri nawe ugasha kuko wananiza ubwo mpura n'amajwi aza kunyihebesha none ndumva binanije umutima wanjye numbe kure kuko amakuba ari bugufi kandi nkuvuyeho nta mutabazi nabona numbe kure kuko amakuba ari bugufi kandi nkuvuyeho nta mutabazi nabona numbe kure numbe kure numbe kure numbe kure data kure numbe kure numbe kure si data si mama s'abavandimwe si inshuti si imiryango nta wundi wabasha kuntabara nta wundi mfite nta wundi mfite wabasha kuntabara nta wundi mugisha mfite utari wowe wanyivuka ni wowe naragijwe nta wundi mugisha mfite utari wowe wanyivuka ni wowe naragijwe guhera igihe navaga mu nda ya mama muri wowe niho gusa mbonera ibyiza guhera igihe navaga mu nda ya mama muri wowe niho gusa mbonera ibyiza numbe kure kuko amakuba ari bugufi kandi nkuvuyeho nta mutabazi nabona numbe kure kuko amakuba ari bugufi kandi nkuvuyeho nta mutabazi nabona numbe kure numbe kure numbe kure numbe kure numbe kure numbe kure Yesu numbe kure numbe kure numbe kure Yesu numbe kure mu bihe biri imbere Yesu numbe kure numbe kure numbe kure numbe kure
baba mu ishyanga ry'Uwiteka baguwe neza baratekanye mu bikari by'Imana. Nawe Imana iragukunda igufitiye umwanya mu ishyanga ryayo. Banguka banguka winjire mu ishyanga ry'abanyamugisha. Nta rindi shyanga